hano tuje bya bindi warose bya bindi Imana yakweretse kuki bitagerwaho no kubera iki n'Imana idakora n'abantu badakora Imana yarakubeshye ese Imana irivuguruza yego kuki utajya mu ngiro no kubera iki abantu babitse inzandiko nyinshi z'amasezerano z'amatangazo iz'ubuzima ibizakorwa ubutaha ibyakozwe ejo bundi no kubera iki bidashyirwa mu bikorwa si icyo kibazo uri kwibaza nanjye nakibaza n'undi wese udukurikira kukibaza kuko ushobora gupfa nta kintu ugezeho narebye nabi ushobora gupfa nta kintu ugezeho kandi uyu muntu ararota wifuza uyu muntu kandi nawe ararota ni ibimenyetso simusiga wibonaho ukabona umuntu ari mu bintu bikomeye kuko impamvu nkubwira gutya turimo turiga kandi twamenyeho kubohoka amaboko n'amaguru n'ibirenge ariko ugasigara mu bitekerezo bibuka ubushize nakubwiye ngo nta kintu Imana yigeze ikorera umuntu itabanje gufata sample kuri we Mose ufite iki yego ufite inkoni yambika hasi gitangaza ikiganza mu gituza Yesu atubura imigati bari bafite imigati kabone nubwo yari Matiyeri yapfuye n'amasamake ko Matiyeri yarimye ko bari bayokeje ariko yasubiza ubuzima ko Yesu akenera sample uko yabimeze kose ni we nyiri sample ugomba kubikora so rero ni ibimenyetso ugera kuri 7 cyangwa 8 hagati aho n'icumi byerekana yuko ushobora gusaza ntacyo ugezeho ugahanagurika ukarangira mu buzima aho ugahora wicuza. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries uyobowe na Reverend Hababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe uruwa agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakira amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano ubumwe bw'abera ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12 tubondora tubagaburira tubashyitsa ku kigero cyiza kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe fatanya n'ubumwe bw'abera ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'abera bukoreramo. Ubumwe bw'abera ministries si dini si torero nubwo genda no kuba ryo ahubwo no muragira kisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe ariko twita ku bana Imana ibaha umugisha. Amen. Ikaze mwese ni kumwe bw'abera ministries niho ndi kubaha ikaze mu ishuri ikaze mu rusengero ikaze kumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka wowe aho uri hose utureba. Imana iguhe umugisha bakoze subscribe abaguye ubumwe bw'abera ministries kwagura uyu muryango nyine tugeze ku 49 bisaga turabashimira cyane. Imana ibaha umugisha. Amazina ni Jerry n'ubundi nkuko nabibabwiye ndi kumwe na mushumba umeze neza. Ndashima Imana ndakomeye Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Yego. Kandi numva nibwira ko Uwiteka nkunda kuri uyu munsi mwiza. Yego ni byiza cyane ubwo tudatinze kugira ngo ya minota twihaye tuyigendanemo neza. Uyu munsi dufitiye iki?
nkunda umunsi wo kuwa gatanu cyane sinzi impamvu uyu munsi nagira ngo tuganire Jerry hari ikintu nibaza twavuze ngo ntabwo ubushize ngo kurota ni kimwe yego ni kimwe no kuba Imana ikubwira ni ikindi ibintu bipfira execution gushyira mu bikorwa hano tuje bya bindi warose bya bindi Imana yakweretse kuki bitagerwaho no kubera iki n'Imana idakora n'abantu badakora Imana yarakubeshye ese Imana irivuguruza yego kuki utajya mu ngiro no kubera iki abantu babitse inzandiko nyinshi z'amasezerano z'amatangazo iz'ubuzima bizakorwa ubutaha ibyakozwe ejo bundi no kubera iki bidashyirwa mu bikorwa si icyo kibazo uri kwibaza nanjye nakibaza n'undi wese udukurikira kukibaza kuko ibi bintu uganiriza ibintu bikomeye nanjye nibyo mba nshaka kugira ngo mbe ukomeye ni ibintu bishobora kugera nko kuri 5 cyangwa 6 nitugira amirwa ndavuga 7 ariko ntabivuga ntimuze kundenganya ntacyo tuguteza amatwi byerekana yuko kuzatera imbere mu buzima bwawe buri kure nk'ukwezi unarebye nabi ushobora gupfa nta kintu ugezeho narebye nabi ushobora gupfa nta kintu ugezeho kandi uyu muntu ararota wifuza uyu muntu kandi nawe ararota ni ibimenyetso simusiga wibonaho ukabona umuntu ari mu bintu bikomeye kuko impamvu nkubwira gutya turimo turiga kandi twamenyeho kubohoka amaboko n'amaguru n'ibirenge ariko ugasigara mu bitekerezo bibuka ubushize nakubwiye ngo nta kintu Imana yigeze ikorera umuntu itabanje gufata sample kuri we Mose ufite iki yego ufite inkoni yambika hasi gitangaza iki kiganza mu gituza Yesu atubura imigati bari bafite imigati kabone nubwo yari matsiyeri yapfuye n'amasamake ko matsiyeri yarimye ko bari bayokeje ariko yasubiza ubuzima ko Yesu akenera sample uko yabimeze kose ni we nyiri sample ugomba kubikora so rero ni ibimenyetso ugera kuri 7 cyangwa 8 hagati aho n'icumi byerekana yuko ushobora gusaza ntacyo ugezeho ugahanagurika ukarangira mu buzima aho ugahora wicuza ibintu birapfira hehereye nanjye niho nibaza nanjye niho nshaka kugira ngo numve urumva ubumwe bw'abera n'ishuri ibi bintu bisaba ibintu bibiri cyambere amahoro yo mu bitekerezo yego peace of mind urayumva ndakumva cyane no guhindura iki ibitekerezo ibi biri maze kubihindura nibwo ubasha kumenya icyo ukwiye kuba ubundi utabihinduye ibimenyetso utagize icyo bikoraho yego uzasaza witwa ntaho nikora n'ururimi rw'ikirundi n'abatishoboye mu kinyarwanda n'ikinyarwanda n'umunyarwanda arabyumva pe arabyumva rwose n'umunyarwanda arabyumva urimo urabyumva ndabyumva cyane gusasura ntaho nikora nyine hari ibyo utagezeho kandi abandi ubona bageraho binaboroheye badashyizemo imbaraga nk'izo ushyiramo ubu ugiye kutubwira ngo bipfira kwizerera mu mahirwe koko bigutangaje ukumva ko rimwe uzagira amahirwe ukumva ko hazabaho guhirwa nka tombora ugatoragura igikapu cy'amafaranga uti narasenze ndaryama Imana izabikora izanzanira umugabo izambyarira byo nizangabanyiriza urubyaro abantu ariko iyi ni kategori ipfiriye mu cyumba cy'amasengesho gukorera mu mahirwe ntibibaho yego ni ugutegereza mu make ubwo navuganye n'Imana reka nicare ndyame sefini
iyo ni indwara ishobora gutuma uzapfa uri masikini, usaba nabwo ntawe uguhereza. Kubera iki? Reka mbidevelope babyumve. kandi umuntu arasenga nyine nicyo kibazo, kandi arasenga yego, ariko ntashaka gutera intambwe ngo akore, ahubwo mvuga ngo Imana izabinzanira. Noneho wamuha na 5 byo kurya, ati aha, ati wabonye Imana yanjye hari icyo yamvuze na nyuma ya 0 irakora. Ako nibyo Imana ngo igikoresha ibikona bikatuzanira ibyo dukeneye. Usiko myaka amaze ko nta gikona ndabona mu rugo. Uzarebe neza. Ibi ni ibimenyetso by'ubukene. Ugomba gusenga ugasohoka ugakora. Yego. Kwizerera mu bintu bidahari. Ese kwizera ni iki? Ni ukwizera udashidikanya. Umvira ijambo yabaye gukoresha kwizerera mu mahirwe. No, nge nizereye mu byo nkora. Yego. Samahirwe ngo ufate iyo kamera ishyire mu gikapu ifatore. Ntabwo bishoboka irikoresha se. Ni automatique se. Wapi? Niyo yaba automatique ntabwo byakora. Ariko uranzu yatsimanike ukurikirane ukore white balance ibintu byose ndebe ko bimeze neza. Noneho uvuga uti nabikoze hasigaye Imana mu buzima. Yego. Ubundi ikintu Imana yaduye cy'amahirwe ni ubuzima. Ibindi sohoka ukore. Ibindi byose kuko ijambo ryara ako barasoma nzaho umugisha ibyo muzakora byose. Umuntu wicira ngo urabona ngo se ngo njya kujya hanze gute ngo Imana izanzanira umugabo ngo nuwo barakurambagije uranze biragira byende bitese uzamwiremera se. Nakunze ijambo yavuze mu perezida w'igihugu kimwe ngo niba ushaka kubera umuntu iki niba ushaka umuntu akubera marayika mubera ijuru. Ako biba ari byo kuko marayika ntago iba kwisi cyangwa ikuzimu. Niba ushaka umuntu akubera marayika mubera iki? Ijuru. Niba ushaka kubera daimoni mubera umuriro. Shape rwose. Urumva rero kwizera mu mahirwe. Jeri ndashaka kino kiganiro mbabera nyaboneka. Ndashaka ijambo barokore baryumve batanyumva nabi. Ntago tuhakanye kwizera. Ariko hano hasi ukwizera Imana no kwizera mu mahirwe. Utazi ko ari buze kuboneka. No kuvuga ngo usenga wasenze mu materaniro ujyamo mu bintu by'umwuka nta kibazo ufitanye naho. Uranakiranuka rwose abantu bakuzi ko ukiranuka n'Imana irakubona ukabona urakiranuka. Ariko ubwo n'ubuzima bw'umwuka. Turi ku buzima bw'ibifatika. Urangiza atari ko kanaka kanaka nusukura Imana yamuzahuye yari ameze. Yego. Banza umanye yazahutse ate. Reka amahirwe ya Sawuli si ya Yosefu. Amahirwe ya Sawuli atonde. Amahirwe ya Esawu si ya Yakobo. Yaravuze ngo yavutse mwanga. Sura abantu bicara ntibakore ntibagire igenamigambi bakumva bizizana. Habwa mugisha ari imegeri. Ntabwo umera. Senga ukore, senga ushakisha. Nudakosora ibi bintu kakubayeho. Umugisha watubwiye kuba mu bintu bitatu. Nimba nibuka neza. Mu biganza, ku maguru, mu birenge aho nyine utera intambwe ugende, mu biganza ugira icyo ukora, no mu kubona. Cyagati yego. Urebe nyine ntago wakora icyo utarebye. Uzasaza ukennye. Ikindi shaka gutuma usaza useni ukennye. Kutemera ikosa ugira mu byago bikubaho. Kutemera uruhare rw'amaguru. Kutemera imbaraga uruhare mu bikubaho kubigira nk'amakosa. Yego. Kandi iyo ugize imana ukabona ubigerekaho uhita uri mu rundaho ryose. Avuga uti ni uriya. Nikana kubintera noneho wowe ugasanga buri gihe ibikubaho uragenda ubihunga. Ahubwo ugashaka ubugira gute? Byegekaho ibibazo byawe byose. Uzapfa ukennye wowe. N'ababyeyi ni famille ituma data niki byose naranyanga nakana kutampa akazi ubundi amariye iki ubundi akumariye iki se. Ubwo urakoze cyane. Ubwo turagenda tugere kuri ba bantu birirwa bagendana abamwe mu bo bavukana bamwe mu bo biganye bamwe mu bo mu ba family. Yego. Kanaka ni dupfana iki niki yarakize ngo ndebe se ngo nyibuke se ntabwo akubereyeho. Urakoze cyane. Ahantu ugomba kumenya kwirenganya ku makosa yakubayeho aho kuyashakira undi muntu yagereka hejuru. Yego. Yatanyambura mpsima meze gutya wabimuheraga ikiza.
ibi ni ibimenyetso byerekana ko ushobora gusaza wicuza. Yego. Ikindi, kwirengagiza kwiga ibikwiye, kwiga ubuzima bwawe. Habo ugasanga ari muri betting, ari mu mikino by'amahirwe, ari mu mipira, be ukabona umwanya wo kwicara ngo yige how can I change my life. Yego. Ni gute nakwifashisha abandi, nabikorana nande. Ese ko mfite 200,000 kuri konti, harya muri uru Rwanda gushora bigora, nisunga umuntu amereze nanjye akantu manikeho utwenda ndebe ko byakunda, akohereza ibaraza. Ariko uwo muntu ntago abona uwo mwanya wabyo. Icyo abashaka no kugira gute, no kwigira mu makina y'amahirwe, kwigira mu bintu byose, mbega warashaka gukira vuba vuba ngo reka shete, akajya mu gusheta hahandi bakayarya. Harahari rwose, kuko yumvise ko hari akandi kantu kaje. Mana yanjye we, uvuze gusheta uranyibutsa, ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi, ariko hari akantu kaba kuri internet bakita akadege. Urakazi? Ntago nkazi. Akadege kamaze urubyiruko, kamaze abagabo, kamaze abagore. Akadege ushyiraho kuva ku giceri cya 5 kikagukubira bitewe n'ayo washese. Ubwo urumva ko ari imikino y'amahirwe nyine, kumva ko finale no kuvuga ngo kuyabona urayabona. Ariko naricaye ndiga ndavuga aba bantu baba bari mu biki, ati na akadege ntigakora gatese. Aricara ndareba, no kuvuga urasheta, bakwinjiza muri application, upfa kuba ufite internet, akadege kakaguruka. Uko kaguruka umubare w'amafaranga bitewe n'ayo washese karawukuba, kari kuguruka karawukuba, kagenda kaguruka kazamuka kamanuka, kazamuka kamanuka. Uko kazamuka kazamura ya amount washyizeho. Iyo ubaye satisfied n'umubare uhita uvamo ugatwarayo. Iyo kaguye utarakuraho uhita ukuraho nyine. Muri make nabo barakurya, ahubwo nibwo bakurya cyane. Urumva rero uno muntu abafite uburangare, urumva wicaye akora umushinga we, ntabwo yaje kugira ngo ahombe, we akeneye gukira vuba, ntabwo yicaye ngo yige. Ubundi ugomba kwiga. Yes. Projet yangiza amara imyaka ingahe. Igihe utayicara uvuye mu mikino y'amahirwe ngo bettinga niki, uzasaza ukennye wicuza. Ikindi twihuta cyane tuganire. Yego. Kugendana n'abantu urusha ubushobozi n'ibitekerezo buri gihe. Ako kana uba wumva umusitari muri bo, kuko bo bagufata nka reference, ariko wararangiye we nta yindi reference ufite. Ntayo ufite, wowe horo wumva ko nyine uri over, baringaniye nawe, bari mu rwego rumwe nawe, urumva, cyangwa urabarutaho gake. Ariko ntukeneye gushaka ba bantu bakurusha imbaraga, bashoye urabatinya, nta mwanya ubaho. Ubwo urumva ushaka kuba umusitari, naho abahera reka hejuru y'abanywi b'akantu ka siriduwiri. Yewe ndi kukumva. None urumva cya gihe nta bitekerezo byiyungura na buhoro uzagera ugira, ahubwo uzaba ufite ya mitekerezo ishaje kandi se yaragusese. Barack Obama yaravuze ngo nujyana n'umukire muri essentiel ntimugatandukana utamuko ijambo ryaguteza imbere. Ni ukuri. Soma muri mind yawe muri essentiel yego. Nanjye kuvuga ngo muri bisi, ariko muri essentiel nkuko uyu munsi cyagiye waje ugatungurwa n'iyi nzu yijemo. Nabigikuye hese, ibintu biba byarahindutse. Nanjye impamvu mbikora nta kindi, siko afite ubushobozi ngo reka ndeke gake mpindura ubundi buryo, numve mpindura ubundi buryo nejo, noneho ku buryo cya cyumba cyanjye nagikoreramo live kirushaho gusa neza. Utekereza ko mu minsi izaza uzasanga afitemo na foto y'iburiye, iyo dukore debate y'abantu batatu. Ese bazatereka y'akamashini k'icyayi, ese kazaba ari design, itekerezo no gutekereza, yene gutekereza design buryo ushobora kwinjira tumenye ibintu biri mu nzu. Hariho water dispenser, iriho icupa ry'amazi, hariho ukabona ni design perfect. Kuko ndakunda gakeneye muri bafuzafata. Ninja gushyira ahantu hari udutasi cyangwa udukombe banywesha amazi, natubone ni design, ariko ni n'udukombe. Yego. Gutekereza kwagura, ntube comfortable, kwiha umwanya no kura abandi bagutanze uko bakoze. Urumva ibintu iyo buri gihe ubana n'abaciriritse mu myumvire, urusha ubushobozi, bazakwicunda uzananirwa. Hindura mindset, bana n'abakurusha ubushobozi, yego, bakugisha uko bakora.
yego wankurikiye ndi kugukurikira ikindi ngiye kubwira guhora urenganya aba muhuriye ku bukene kana kanyambure kandi nawe bambuye benshi yego agakosa gatoya bagakoreye hari umuntu kurenganyiriza ubuzima abayemo tugomba kwitandukanya nabyo ikindi ngiye kugira ngo kubwira gatoya dukwiye gusaba Imana ikaduha isoko irenze imwe ubwo ni ukuvuga ngo source y'ubushobozi igufukurire n'akandi kariba ariko ntugumane imwe ntugumane akariba kamwe yego none se bafunze salire wajya warira yego ako kana ugomba gushakisha irindi source yawe niba kano gakora na kariya gashaka nudakora bino bintu nukuri uzasaza wicuza kandi ukennye kandi umutima uzabara kurutaho birumvikana biri perfect ibyo bintu birumvikana birajyana no kwitonda kuko ugomba kwirinda kurya amafaranga rutayo wakoreye nimba wakoreye 10 wirya 10 cyangwa 11 oya uhembwa 200 uri mu nzu y'irya 5 urya gute ni ikibazo ni competition y'abambone kuki wanza kujya muri ghetto y'10 cyangwa 20 oya ngomba kujya ahantu heza sha nanjye nge mbakandagira ariko urimo urahemuka urarya dahari shaka indi source yawe none se nkubwire ko uhembwa cyane telefone y'irya 5 yavuyemo urya ute uryama he ubigenza gute ese kuri mugenda ukura finally bizamera bite bizagenda bite nta kibazo ni kayange iguye ndayitora finally bizagenda bite Cyuma cyumva ndacyumva pe buriya nkwibaze nose niba yasoka itaraboneka turimo turaganira yego urubigenza gute matariki yo guhembwa ataragera ako se wamugana shakisha indi source mu gihe cyose taragira imyaka hejuru ya 40 kora n'agatwe gakore n'ijisho rikore yego we kwinubira gukora kora ikindi giye kubwira gutinya kurekura amafaranga gutinya kuyarekura ushora yego ubwo ko yarekura ubwo naringeze ngo umuntu agusabye tereza yes ukura mushinga numva ndimwe mwibaza ese nsamire sigo nzunguka ryari nkabara yego umuntu ababara muri mibare hari batinya ro gushora yego nutinya gushora ntuzunguka usahora uri umukene gihe cyose ikindi igakubana n'amafaranga ntukikureho amafaranga igakubana nayo kandi uyagira inshuti cyakabiri umenye uko bayarya nuko bayakorera umenye kuzayagarura abika ngahe igakorana n'amabanki witinya wigira ubwo tinyuka ukora urashoboye tinyuka uyakure nk'imye myumvire nyamara abantu badukurikiye bazabikurikize bazatubwira kuko banumva ari sawa njyewe ari ibyo nakuyemo tinyuka ukore yego shora icyanyuma ngiye gusorezaho no kugira imyumvire iciriritse cyangwa imyumvire ya gikene ubwo rero umuntu yakwibaza ngo ni iyi imyumvire icyanyuranyije ariko oya harya ubundi ubwoka nakwe ntiyabikoze bikanga harya ubundi ubwo ni ukuvuga ngo ni ugufata icyitegererezo ku bantu bananiwe ari nabyo urubyiruko rw'iyi minsi rubayemo ruri gutinya gushaka ngo ni ngo none si ngo z'uyu munsi ubwirwa n'icyo rwawe kucyo urushaka kurugereranya uko ushaka kurongora ndabizi kagiye nivugira kungo nyine imitekerereze ya gikene yego ikennye papa yari umworozi w'inzuki nanjye nzorora inzuki ukumva kucyo utaba umushoferi wagure ibitekerezo kucyo utatwara indege kitaba urwagwa so yacuruje none se kwa wacuruje iduka ko aribo abo yagemura bari buzi ngo nagatangaye ubundi wacu ndukira ngo wari wagerageje ubundi banyise hari umukiro haba ntawe urumva iyo ni imyumvire ya gikene kandi iyi myumvire je igira ibintu bitandatu bibi ikoshya kurya na duke wari ubonye iyi myumvire ntishobora gutuma uzigama yego iyi myumvire igutera kurya rutayo winjije iyi myumvire iguheza mu madeni adashira iyi myumvire
ikubuza kunyurwa. Iyi myumvire ituma ushyira ikosa ku bandi bantu bose, ni leta, ni imisoro, n'iki ariko abundi abantu bavuga imisoro mu Rwanda bundi imisoro barayizi, menya batayizi. reka kubwiza ukuri ibi bihugu byose tuzengurutse bifite imisoro hejuru. Yego, ese umunyamerika ntiyagutwara ntiyagutwara y'idolari cyane rwose mutiriwe munavugana, wabanza kuyakuraho, wakura akaguhasigaye nta bintu byinshi muvugana. None se urumva iyo misoro ugasanga urya muntu we arati yego ngo nango ndi bukore ngo urumva baka bene abo bagira umwuka witwa kwirarira no kwiyemera ku buryo atatinya kujya kunywera icyaha cya 3 kandi tuzwa n'icyaha cya 500 kandi atari buyinjize ayemera ngo no gutwika no kuzamura amavuta, kumbi no kwipfumura ijisho. Ugifite iyo mitekerereze iciye bugufi ngo mama yari umuhinzi hari kera ubu ntiwahinga, so change in the mind, ubuzima bwawe bushobora kujya imbere kandi ugatera imbere, utangira kubyiyumvamo no kubyibonamo no kumva Imana yagushoboye cyane rwose. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane mushomba, turize pe. Yego, dutinyuke tuzabigeraho. Amen.